This is Kivu Bay TV. Nk'ibisanzwe icyo tubasaba nta kindi ni ukora subscribe, like, share na comment. Ugiye kubagezaho ikiganiro ni The Rock. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo azwiho utuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye. Gusa mbere yuko dutangira nabanza nkabakubita life quote y'umunsi. Life quote y'umunsi iragira ngo when a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her. Mu Kinyarwanda yagenekereje ishatse kuvuga ngo umugabo nakwiba umugore nta kwihorera kwiza nko kureka uwo mugabo akagumana uwo mugore, aho kugira nkawe mugabo batwaye umugore ugire umujinya uvuga ati kwihorera kwanjye nta kundi ngomba kwica umugabo cyangwa ngomba kwica umugore. Wapi, mureka mugumane tu amutunga, ibyo birahagije. Twihuse tujye ku kiganiro cyacu, twatangirana naho twibwira bakwitande. Je banyita Mbarushimana Etienne. Mbarushimana Etienne, ese Mbarushimana Etienne nta kandi kabyiniro bakuziho? Kandi irindi zina ry'akabyiniro banyita Gikuri. Gikuri, kuki bakwise Gikuri? Nuko navutse ndi mugufiya none nza kuba muremure. Wavutse uri mugufiya uza kuba muremure. Gahonye ufite na Bibiliya, ese uri umuvugabutumwa? Tubwira dusobanurira iki? Genda umuvugabutumwa w'Imana. Wabyigiye? Nabyigiye muri gereza. Muri gereza? Wari wagiye muri gereza wakoze iki? Bari bamfashe nanye agatabi k'urumogi, ariko ubu ngubu narakaretse. Warakaretse, wakomeje iby'Imana. Ese tujya tukubona ugenda ubwiriza inzira zose, ese ni bande babwirije bagahinduka? N'abazungu baraza iwacu nkababwiriza ubutumwa. Twabwiriza ubutumwa. Ese uzi Igifaransa, uzi Icyongereza? Ko tuzi ko kenshi abazungu bazi Igifaransa n'Icyongereza, ibyo izo ndimi wabuzizi? Ngenzi Ikinyarwanda n'Igiswahili. Uko utabutubeshye ko kubwo uvugisha gute abazungu kandi utazi Igifaransa n'Icyongereza? Niyo babonye ishusho yanjye y'Imana bahita bavuga ko ndi umuvugabutumwa w'Imana. Reka da. Okay, twihuse. Ese twabonye ufite Bibiliya, ese naye magambo agufasha muri Bibiliya? Amagambo amfasha muri Bibiliya ni Yohana ibice 13 umurongo wa 21. Dusobanuye nyine tuve kuri iri jambo kuko numve nimba umubwiriza butumwa nyine ku buryo nanjye wampindura koko iryo jambo ridusobanura tumaze turyumveho. Ibi nyine Yesu yabibwiraga abigishwa be ku munsi wo gupfa kwe bwa nyuma. Bwa nyuma, byiza cyane. Tujye mu buzima busanzwe. Ese mu buzima busanzwe ukora iki? Ngewe ubundi ndi umuhinzi. Uri umuhinzi? Nta kandi kazi ugira? Nta kandi kazi ngira. Ubuzima busanzwe nihe cyane ugiye cyangwa n'iki cyakubabaje mu buzima? Ngiye cyambabaje nuko nari mfite umugore nyine ngiye kunyonga igare, ngarutse nsanga n'utuntu twose yadutwaye. Byari byagenze gute se kugira ngo ugere mu rugo usange yagiye? Nasanze yabonye undi mugabo, noneho rero nanjye ndamwihorera. Yabonye umugabo se gute? Tunyuremo muri make nyine ukuntu byagenze, ukaza ugasanga yagiye byose yatwaye. Nimba yaragiye kuba umugabo se ntabwo ari gusanga uwo mugabo atakujyana ibintu nyine nk'aho yaragiye kuba umugabo agasanga ibindi? Uko ni byabo bari bumvikanye, kuko ngewe nasanze rwose bameze nk'abansenyeye. Bameze nk'abagusenyeye? Okay. Aho kutwumvisha andi makuru ngo sinzi ngo umukobwa wigeze gukundaga akagukura ikijigo, ese ibyo bintu byaba ari byo watubwira neza? Uwo mukobwa acuruzaga botike bamwitaga Solange hano mu mudugudu, afatikanya n'umukozi wa Janvier wo mu mudugudu wagiraga imbwa, babarankubise bankura ikijigo cy'iryinyo. Ubu ngubu nta ryinyo ngira ry'ikijigo. Ese ntabwo wabareze? Narabareze, ari mu kagari kacu ka Kamatita. Njya no kuri sitasiyo ya polisi ndabibabwira, ibyo makuru barayazi nabo. Nta kintu wigeze bakumarira? Ntacyo, nahise ndicara. Kubera iki se wicaye kandi wari ukurekera mu burenganzira bwawe nk'umuntu bari bamaze gukura ikijigo? Ubwo nta kundi nyine baransuzuguye, nanjye ndabihorera bita nanjye ndigendera. Ese ntabwo yari kuko angateye wagukubitaga gukura ibishigo? Ibyo ntago mbizi, yarabishakaga ubu. Okay, twabonye nafite n'inkovu ku munwa. Ese iyo nkovu ku munwa yo wayitewe n'iki? Inkovu yo ku munwa nayo numvishije nshonje njya gutora ivoka. Ngiye gutora ivoka mpura n'imbwa, ibinyirutse y'impa jido ngwa hasi, ibindiye umunwa. Se birashoboka ku buryo we yagutera jido ukagwa hasi ikakurya umunwa? Mbwira, ntabwo ndi gusobanukirwa neza. Imbwa yagutera jido ko ukagwa ikanakurya? Bavuga ko imbwa ngo igira jido ngo iragateterwa ngo kabisa ngo uhita ugwa ngo igahita igufata ikakurya.
ko numva ari dangira. Ese ubwo waje kwitwaramo gute muri ibyo bintu? Ese nyine tunyuramo muri make. Wumvise yemeze gute uwo munsi ujya gutora ivoka inzara yakuriye, urayo n'imbwa se warwaniye n'imbwa ivoka byagenze bite kugira ngo nyine iyo case ibeho? nuko nyine nanjye iyo voka nagiye kuyitora nyine imbwa ibirandiye nanjye bahita banjyana kwa muganga bantera inshinge z'imbwa bamaze kuzintera bakajya bantera n'imiti nza korohera. Okay, byiza cyane. Ese nta wundi murongo ugufasha muri Bibiliya watubwira? uwundi murongo navuga nuko Yesu yabwiye Pawulo ko nabura icyo aroba azaroba n'abantu. Iryo jambo rishatse kuvuga ngo ikira ko numva rikomeye. Iryo jambo rishatse kuvuga ko nyine ushobora kuroba umuntu mu bwanzi cyangwa ukamuroba mu bukunzi. Ndumva bikaze bana. Iryo jambo ndishize ahantu. Okay, ese dusoza ni iki wabwira abakozi ba Kivu Bay TV? Icyo nababwira nuko twakomeza gufatanya gukora subscribe. Subscribe, nabavuga subscribe, bavuga subscribe. Okay, wakoze cyane. Murakoze namwe. Sawa. Bakozi ba Kivu Bay TV rero nta ikiganiro cyacu kirangiriye. Icyo tubasaba nta kindi, please don't forget to subscribe and then leave a comment down below. My name is Deo. See you.